ubundi twari twarabanye dusa naho dukuze, twari turi muri ya myaka abantu bakunda kuba basobanukiwe n'icyo ubuzima ari cyo, n'icyo ubuzima bubasaba babona neza umuhamagaro wabo. Nubwo rero twakundaga kuba tutari kumwe, imitima yacu yari imeze nk'agati gakubiranyije. Twarakundanaga by'ukuri ku buryo ngiye ku giti cyanjye numvaga rwose mukunda mu buryo bukomeye. Mbese ni kenshi nahamagarirwaga kubana n'Imana mu buryo nayishyira imbere muri byose, ariko bikangora kubera ko nari narabanye nawe nsa naho ninze gato mu myaka. Naramukundaga cyane, namwe murabyumva abaciye muri iyo myaka no muri icyo kigero. Ikaze rero, uyu munsi tugiye kumva inkuru ya Rachel na Feredi. Bana natwe uyumve, urakuramo amasomo atandukanye menshi nk'uko bisanzwe bigenda mu byigisho byacu. Bana natwe rero, uyu munsi inkuru ya Rachel na Feredi mugiye kuyumva mu ijwi rya Byukusenge Honorine nk'uko dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye. Ubundi akavura kari kari kugwa, ka kavura keza kadasakuza. Twari turi no mu bihe byo mu kwa kane, ubwo twari twishimye nta kidukanga. Ntabwo twatekerezaga ko twatungurwa na telefone idutunguye. Umwana wacu mutoya yaratangiye gusinzirira mu ntebe, yari yicaye aho ngaho yishimiye kubana na papa we kuko atakundaga kubana nawe. Ntabwo yakundaga kuba hari kubera impamvu z'akazi. Narahagurutse buhoro ndagenda ndamufata kugira ngo mujyane mu buriri, ndamuterura buhoro ndamujyana. Naramwitegereje cyane, mpindukiye mbona papa we nawe yamwitegerezaga. Yageze kure amarira yatangiye kuzenga mu maso kubera uwo mwana yari afite amateka akomeye mu buzima bwacu. Ariko iby'izo mpamvu ntabwo tuzikomeza, tuzabiganira ubutaha. Reka tuvuge ku isomo mwakura mu mibereho ya Rachel na Feredi. Ubwo najyanaga umwana kuryama naramubikiye asinzira neza, ngaruka mvuga ngo reka tuganire mu gihe tuba tumaze igihe tutari kumwe. Ngaruka gahoro gahoro, kwa kundi uba ugira ngo udakangura umwana. Mu kugaruka ntabwo rwose twatekerezaga ko twabona telefone itunguranye. Nasanze Feredi yahagurutse ari kwitaba telefone, nanjye nsa n'uguye mu kantu. Naramubajije se ni ibiki? Arambwira ati dore ni telefone y'akazi. Numvise rwose ncitse intege. Ni kenshi na kenshi byari byaragiye bibaho twumva ni ibisanzwe kuko twari tuzi icyo ubuzima ari cyo, ko n'ibyo bishobora kubaho. Ariko muri ako kanya rwose numvise nsinzwe. Naramubwiye ni se noneho uragenda? Yatinze kunsubiza, akomeza kundeba mu maso. Mu by'ukuri yabonye ko nanjye kwihangana kwanjye gusa n'ukwarangiye. Numvaga nkeneye igihe cyo kubana nawe. Nari mfite ibibazo byinshi byo kumubaza pe. Numvaga bibaye byiza yabana natwe ukwezi kose, ariko ntabwo byakunze. Mu gushoberwa imvura yahise iba nyinshi, iriyongera iragwa, ariko afande we akomeza no kumuhamagara. Rwose yamubwiye ko cyari igihe gitoya cy'ibyumweru 2. Kubera ko rero nta kindi twagombaga gukora, twatangiye kwitegura. Uko nihutaga nshaka imyenda, nzinga imyenda neza nshyira mu gikapu, nawe yari ari gushyira inkweto mu gikapu kugira ngo duse n'abarangiriza rimwe agende. Yamfashe mu biganza aranyitegereza arambwira ati mugore nkunda,
ntabwo nzatinda, humura ntabwo nzatinda. Yagombaga kwikomeza nubwo twari dufitanye amasezerano menshi muri ibyo bihe yari abonetse mu rugo, ariko yagombaga kugenda. Muri ako kanya nahamagaye umukozi wacu, Tom, ngwino ushyire bino bintu mu modoka. Tom yaraje arabijyana, nawe aca mu cyumba kugira ngo asezere umwana. Yaragiye amusoma ku itama, arangije ahita aza turagenda. Ubwo nanjye nahise nsohoka nihuta ntangira gushyushya imodoka, nubwo hari mu mvura nyinshi ntago twaretse kugenda kugira ngo ibanze ihite. Bamubwiraga ko bisa naho indege ari we itegereje. Twagiye twihuta muri iyo mvura nyinshi rwose, nyinshi, bwije cyane. Twagombaga kugenda kugira ngo tugerereyo ku gihe. Twaragiye, tugezeyo nta kindi cyagombaga gukurikiraho. Twasanze rwose byari ukuri ari we waburaga. Naramusezeye bingoye, ariko nta kindi kintu nagombaga gukora. Muri ako kanya yahise yihuta yinjira mu ndege, nanjye natse imodoka ndakata nsubira mu rugo. Mu gusubira mu rugo rero natashye ntekereza ukuntu ubuzima buteye. Natashye nibaza ukuntu buri gihe mba numva umugabo wanjye ari we uri ku mwanya wa mbere mu buzima bwanjye. Hagati aho mu rugo twabanaga na mushiki w'umugabo wanjye, muramukazi wanjye, yakundaga gusenga, mbese yari ameze nk'igishinja kuri njye. Rwose twari tumeze nk'aho turi mu myaka imwe, ariko yari yarasobanukiwe neza n'icyo gukunda Imana bivuze. Yakundaga Imana imibereho ye yose. Njyewe nabonaga byaranancanze, nabonaga ukuntu bimeze, gusa nkabona ni umuntu w'umunyamahoro udafite puresha iyo ari yo yose y'ubuzima. Natashye mbitekereza, ndavuga nti se ko mu buzima bwanjye mpora nsa n'utegereje Fred, ariko n'ubundi nkaba mbona akazi ariko kamukeneye cyane mu bigaragara kundusha. Nkwiriye guhindura imyitwarire. Mu kugera mu rugo nasanze antegereje. Muramukazi wanjye ntabwo yari yaryamye, yari antegereje kuko twarabanaga. Yamfashe mu biganza arasenga, ashima Imana ko yandinze mu nzira, kuko bwari bwije cyane kandi twarihutaga. Nandagije Imana, ambwira ko ngomba gukomera kandi ngatekereza ku kintu yahoraga ambwira cyo kubana n'Imana no kuyiyegurira. Naraye mbitekereza, ariko ibitekerezo byo gutekereza urugendo rwa Fred, ukuntu ruje rudutunguye, n'ukuntu nari mfite byinshi byo gupangana nawe muri icyo gihe, byandushije imbaraga. Sinafata umwanzuro mu buryo bwuzuye muri ako kanya. Mu gihe cyose naraye nsa naho ndasinziriye, ariko nkakomeza gusaba Imana, nurinda Fred uyu munsi. Byari ibihe bibi by'imvura, ikirere cyari kimeze nabi kurusha inshuro zose yari yarigize kugenda. Ndasabye Imana, ndayibwira nti Imana, nurinda Fred uyu munsi, ndatekereza ku bijyanye n'ubugingo bwanjye, ndaza gutekereza icyo nahindura, nzaba umubyeyi ugukunda. Ijoro ryarakeye, ntangira kumva ko ngomba gusubira mu kazi nk'ibisanzwe, kuko nigishaga muri kaminuza. Umunsi wanjye wambereye muremure rero. Nakomeje gutekereza uko urugendo rwagenze, kuko bagombaga kugenda iryo joro ryose n'amanywa yose. Mu masaha y'umugoroba, saa moya z'umugoroba, nibwo nabonye ubutumwa bugufi burimo urukundo rwinshi, burimo amagambo menshi ankomeza, ambwira ko rwose bafite gahunda yo kugaruka kandi imisiyo bagiyemo idateye ubwoba. Mu gihe nari ndimo kuyisoma ndi mu rugo nishimye, ndi guseka, ndi no gutegura utwa nimugoroba, umuhungu wanjye yaje yihuta ambwira ko anti anshaka. Yanshakaga ambwira ko tugomba kuza gufata agahe ko gusenga mbere yo kuryama.
mu by'ukuri byari bihuriranye, kuko rero nabwiye Imana ko namurinda akabana nawe ndi buze gusenga Imana. Rwose numvishe Imana ari cyo inyibukije, umutima wanjye wabaye nk'aho ukangutse. Nafashe agahe mbitekerezaho, nsenga Imana ndayibwira nti Imana umfashe kugira ngo ne kuza kugamburura, kuko mu by'ukuri nabaga kure y'Imana mu buryo bwose bushoboka. Nagize vuba ibyo nakoraga, ndagenda ndamubwira nti ngaho reka dufate kagahe ko gusenga. Twafashe agahe ko gusenga, kaba agahe keza. Niba namwe mujya mugira ibihe byiza byo gusenga, murabitubwira muri comment, muratubwira ukuntu bijya bigendera umuntu ufite umutware we udakunda kuba ari kumwe nawe igihe yemeye kwisunga Imana. Biba byiza cyane kubera ko aba yumva n'ubundi arinzwe mu buryo bukomeye. Ubwo rero dusoje amasengesho, najyanye umwana kuryama. Igihe nari ndimo kuryamisha umwana, numvaga ko rwose ngomba kugira vuba nkafata agahe ko kuganira nawe, ngira ibyo mubaza twagombaga kuganira turi mu rugo. Mu gihe natangiraga kumwandikira, nasanze nawe akiri ku murongo rwose. Yasaga naho antegereje, yangiriraga ubwuzu cyane ku buryo rwose nanjye nabibonaga. Igihe natangiraga kumwandikira nawe ansubiza, nahise numva namuhamagara. Ntangira kumuhamagara nkoresheje video call. Naramuhamagaye aranyitaba, arambwira ati hano hantu ni heza twagiye, harashimishije. Mu gihe nanjye nangiye kureba neza, nahise numva urusaku rwinshi, mpita numva ibintu bisa n'ibiturika. Umutima wahise umvamo burundu, noneho mpita mvuga nti bya bintu burya bishobora kuzakomera. Nk'undi muntu wese nahise ngira ubwoba. Telefone yahise ivaho kuko yambwiye ati buretse gatoya mbanze ndebe ikibaye. Yahise ajya gutabara, ajya kureba ibaye, nanjye nsigara nicaye ntegereje andi makuru ari buze kumva. Tujye tubumva burya ababyeyi, abamama baba basigaye, tuba turi mu bintu bikomeye. Umuntu ameze nk'uhari adahari aba yajyanye ahubwo n'uwagiye. Dukwiye kujya tubasengera. Nategereje ijoro ryose mpangayitse, bwakeye telefone idasubiye ku murongo, iminsi iba itatu, irihirika itatu. Nyuma y'iminsi itatu nibwo inshuti ye bari bajyanye yampamagaye. Ampamagaye numvishe nsa n'udashaka kwitaba telefone, kuko numvaga ko byanze bikunze ari amakuru mabi. Mu by'ukuri ntabwo nari nkiri kwibuka ko twari dusenze, nagirana amasezerano n'Imana ko ngomba kwiyegurira ubugingo bwanjye mu buryo budasubirwaho. Muri ako kanya mpamagaye, numvishe ubuzima bwanjye bukonje mu buryo bwose bushoboka. Nuko nashimye Imana igihe yambwiraga ko atapfuye gusa yakomeretse bikomeye. Kuva uwo mwanya yambwiye ko bishobora kumara igihe kirenze ibyumweru 2. Mureke mbabwire, byabaye igihe binkomereye ku buryo no gusubira mu kazi mu minsi 5 ya mbere byambereye ikibazo pe. Byambereye ikibazo gikomeye. Gusa nakomeje kubana n'Imana. Natangiye kwiga kumva indirimbo zikomeza umutima. Niho natangiriye kwegera Imana, nkumva ko ndamusengera kandi ko nta kindi kintu ngewe nashobora, kuko yari ari kure yanjye. Imana yamfashe ikiganza, inkomeza umutima, inyemeza ko ninkomeza kubana nayo, umutima unyemeza ko ninkomeza kubana nayo nkayiyegurira ntazuyaje, izanyigisha ibintu birenzeho kandi byiza kurushaho.
narabyemeye rero, yarankomeje uko yagendaga ambwira ko ari koroherwa, nanjye nabonaga ko ari igikorwa cy'Imana kuko ntabwo biba byoroshye, haba hari n'abandi bapfuye. Rero ntatinze imyaka yaje kuba myinshi, ibyumweru 2 byari byamujyanye yambwiraga ku munsi wa mbere byaje kuba imyaka 3. Mbaza uti byangendekeye bite muri iyo myaka 3? Nize iki? Nakuyemo iki? Imana yabanye natwe. Burya ikintu cyose kitubaho mujye mwemera ko Imana iba ifite umugambi, Imana iba ifite impamvu ikomeye. Mu by'ukuri ntabwo natekerezaga ko imyaka 3 yagera, ariko mbabwije ukuri yambereye nk'amezi 2. Yaje gukira rero, yaje gukira, akazi karakomeza, ariko byari bigoye kuko yari afite ibikomere nyine asa n'uwavunitse amagufa. Ariko nubwo babimbwiraga, Imana yanyemeje ko ngomba gukomeza kuyisunga. Ikintu rero cyamfashije cyane, nagize ibihe byo gusoma. Nafashe ibitabo bivuga ku ijambo ry'Imana, nsoma Bibiliya ndayirangiza, nsoma n'ibindi bitabo, mbakumbuje ibitabo bivuga ku ijambo ry'Imana, mbakumbuje indirimbo zo guhimbaza Imana. Abamama, ababyeyi tugira imitima yoroshye, tugira imitima itenebuka vuba, ariko rwose icyo kintu cyaramfashije. Niyeguriye Imana, umwana wacu ubu ngubu ni mukuru, yamusize afite imyaka 3, aza afite imyaka 6. Mu by'ukuri cyari igihe gikomeye, ndashimira muramukazi wanjye yambaye hafi anyegereza Imana. Ubu nanjye nabatijwe mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7, kandi mu by'ukuri nizeye ko Imana izampa gukomeza kwiyegurira mu buryo bwuzuye, atari kubw'impamvu z'umuntu umwe cyangwa undi, ahubwo kubw'impamvu z'uko Yesu yankunze, nanjye nkemera kumukunda, nkabona ko ari we wenyine wambashisha kubaho nishimye. Nasobanukiwe n'ikintu cyitwa gukunda Imana mbere ya byose, kuko mbere nakundaga umugabo wanjye imbere y'Imana, ariko byarushijeho kuba byiza. Nawe aho yagiye yambwiye ko mu by'ukuri Imana yamwigishije isomo rikomeye, kuko yabonye ko ariyo yamurokoye. Nta kindi kintu yemera ko cyahabaye usibye ubushobozi bw'Imana. Umuryango wacu wiyeguriye gukunda Imana, kandi mu by'ukuri tubona impinduka zikomeye, kuko urukundo rwacu ni Yesu uri muri njye na Yesu uri muri we. Iyo bahuje rero namwe murabyumva. Nicyo nabararikira namwe rero. Hari abantu benshi bumva ko mu buzima hari ukwirwanirira guhari. Oya, mureke Imana aba ariyo idufasha mu bikomeye, twe tubone nk'ibikomeye muri ubu buzima. Ni ukuri bigenda byoroha, ubuzima bugenda neza. Mwakoze kubana natwe.